Abasirikari ba M23 ndetse n'abasirikari ba Uganda biravuga ko barimo gukorana mu buryo bukomeye, ndetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo gutabaza ivuga ko abasirikari ba Uganda barimo gukorana n'abasirikari ba M23 ndetse ko bafite umugambi wo kwigarurira ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo. Hashize iminsi igisirikari cya Uganda bivugwa ko gishyigikiye abarwanyi ba M23, ariko noneho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo irimo gutabaza ivuga ko hari umugambi karundura w'igihugu cya Uganda ndetse na Kenya ndetse n'abasirikari ba M23 wo kwigarurira ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse akaba habaho n'icyo bakunze kwita balkanization, gufata Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, maze abarwanyi ba M23 bakaba bashinga Repubulika yigenga ya Kivu. Ubutasi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buravuga ko hagiye kuba intambara ikomeye cyane. Ubutasi bw'igihugu cya Uganda nabwo bwateguje ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagiye kuba intambara ikomeye cyane, ndetse ko ibihugu bikomeye bigiye guhanganira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ko intambara ishobora gutuma leta ebyiri zihirima. Lieutenant Colonel Emmanuel Gatabazi wungirije ushinzwe ubutasi muri Uganda aravuga ko hagiye kuba intambara ikomeye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Lieutenant Colonel Emmanuel Gatabazi wungirije ushinzwe ubutasi muri Uganda yakanguriye abatasi bose ndetse n'inzego z'umutekano muri Uganda kuryamira amajanja kandi bagakusanya amakuru ndetse bagacunga inzego zose ndetse n'imbibi za Uganda, kuko hari intambara ikomeye cyane igiye kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe rero inzego zose z'ubutasi mu karere k'ibiyaga bigari zitangaza ko hagiye kuba intambara ikomeye cyane mu burasirazuba bwa Kongo, M23 nayo iratera utwatsi iby'umugambi w'abakuru b'ibihugu bya EAC wo kuvuga ko bazashorerwa bakajyanwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo. M23 iravuga ko atari nk'abashorera ngo bajyane mu kigo cya Rumangabo, ahubwo ko ari ibintu bagomba kuganiraho neza. M23 iravuga ko ibi byose by'ibiganiro birimo kuba, ndetse ko n'ibi ngibi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo gutangaza ngo ni igipindi gusa, ahubwo ngo ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo gutegura intambara ikomeye. Ibi byose by'ibiganiro ngo ntacyo bishobora kugeraho kubera ko FARDC irimo kugura indege z'impigi, FARDC imiragura za kajugujugu, indege z'intambara, ndetse ngo hari intambara ikomeye cyane igiye kubera muri kariya karere. Ibintu birakomeye cyane rero kuko M23 nayo ivuga ko yiteguye urugamba. Umuvugizi wa M23 amaze gutangaza ko biteguye guhangana kubera ko FARDC nayo irimo kugaragaza ibimenyetso by'intambara. Ubwo rero M23 nayo ntabwo ari abana, witeguye urugamba kandi biteguye guhangana n'abasirikare ba FARDC. Umuvugizi wungirije wa M23 mu bya politike Bwana Canisius Karemera Munyarugero ubwo yavuganaga n'ibitangazamakuru yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo gutegura intambara, ndetse ko mu karere k'ibiyaga bigari ibintu bishobora gukomera cyane. Asubiza kuri ibi bibazo yarabajijwe n'abanyamakuru bamubaza niba amagambo yatangajwe na Lieutenant Colonel Emmanuel Gatabazi wa Uganda avuga ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agiye kuba intambara. Umuvugizi wa M23 yatangaje ko ibi ngibi ari byo rwose, ndetse ko Lieutenant Colonel Emmanuel Gatabazi areba kure, ngo Perezida Tshisekedi arashaka guteza intambara ikomeye cyane mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse ngo ibintu bishobora kuba bibi cyane muri iyi minsi. Nimwimvire namwe uko yabisubije. Ndagira ngo harimo ibintu bibiri bizima. Icya mbere ni uko batangiye batwita bene Sabyinyo, banadusaba kuguma muri Sabyinyo, gusubira muri Sabyinyo, barongera batwita teroriste, batwita amazina atandukanye kandi mu buryo butandukanye. Ariko uyu munsi ndagira ngo ubwo barimo bakurura bavuga bati turajya Rumangabo, ndagira ngo noneho bigize muri rwa rwego bemera ko natwe turi abakongomani nkabo. Icyo ni icya mbere. Cya kabiri ni uko
banzuye bavuga ko umuhuza Uhuru Kenyatta azaza kutureba akamubwira amashyira inyuma ibyo dutekereza. Ndagira ngo icyo gihe rero niho bizasobanukira. Ni iki mutishimiye muri iyi myanzuro? Icyo tutishimira ni ugufata imyanzuro buri gihe tutayirimo. Ikindi cya kabiri mu gufata imyanzuro byakabaye ngombwa ko hafatwa imyanzuro natwe twireyemo tuganira nabo. Ese nanjye nkubaze bwana munyamakuru, uyu munsi bavuga ngo tugomba kuba prekantone muri Rumangabo, tuzagenda dute? Duhagaze tuzagenda dukuruza inda, tuzagenda dute? Hakabanje kuba ibiganiro bipresiza modalité pratique uko tuzajyamo nuko bizakorwa. Uravuga uti ntabwo mwishimira ko mamutatumiwe ariko mufatiye mbere mu kubahiriza amasezerano n'imyanzuro mamutatumiwemo, ku kimwe mu bikora. Burya rero reka nkubwire bwana munyamakuru, uvuga uti umuti wa mbere ukavuga uti iki ni igicurushu ndakinyoye, ukamvuga uti umuti wa kabiri iki ni cyuyuyu ndakinyoye, ariko se umunsi wavuga usa n'umuravumba nawe nzawumire. Burya rero hari aho bizagera umuti wavuga nimbona ko utambereye tuzanga kuwumira. Uyu muravumba wo kujya Rumangabo murawumira? Uwo muravumba wo kujya Rumangabo hagomba kuba press, hagomba kumenyekana uburyo tuzajyamo. Nta kindi. Ntabwo turi nk'abo turashorerwa, nta nubwo turi amatungo, nta nubwo turi n'ibishyimbo ngo turashyirwa mu mifuko, ahubwo ndagira ngo hagombye kumenyekana uburyo tuzajyamo. Nta kintu kugeza ubu murabwirwa cy'uburyo bizakorwa? Dutegereje umuhuza ko azaza tukaganira nawe akatubwira nawe uburyo tuzagenda. Niba tuzagendera mu modoka, niba tuzagendera mu ndege, icyo tuzakoresha cyose ubwo tuzakiganira n'umuhuza. Urakoze cyane Canisius, ni Marshal muvuga n'ubundi ndibaza hari memorandum of understanding mwagiranye na EAC Rumangabo ikibuma mbere yuko mujya Rumangabo, ariko na Rumangabo mwarayigiranye mujya gutanga Rumangabo. Subundi waducira mu mayange niba atari ibanga ibyo mwabaga mwumvikanye mu magambo make na EAC mbere yuko musiga ibirindiro, habaga hakubiyemo iki kugira ngo tumenye ko gusubira Rumangabo n'ubundi byari muri right yanyu, kuko n'ubundi yigeze kubi yanyu? Rumangabo isobanuye iki kuri mwebwe? Ibyo si ngombwa, ibyatsi bindi byose ni kuganira tukamenya uburyo bikorwamo. Kandi natwe ibyo twaganiriye nabo tugira umuco wo kutagaragurika cyangwa se kudahindagurika. Ntabwo tubesha nka guverinoma ya Kinshasa, nta nubwo twemeye ko tuzashyira mu bikorwa, ariko ubwo twabyemeye byose ndagira ngo igihe kirageze imyanzuro ya Rwanda, imyanzuro ya Nairobi, imyanzuro ya Bujumbura ye kuba sansiniki nirebe impande zose kugira ngo ibintu bijye mu buryo. Hanyuma uhagarariye Sudani y'Epfo yabaye nk'uwunga mu byo wari uhagarariye u Rwanda muri ya biganiro, avuga ati kubera iki ibyifashishijwe ahandi dukemura ibibazo bitakwifashishwa no muri Kongo, kubera ko bigaragara yuko dufashe nk'urugero mu Rwanda igihe RPF yari ku rugamba habaye impaka nyinshi mu guhitamo aho izakorera mu mujyi wa Kigali, harimo kandi Kigali, harimo CND, harimo ni henshi havuzwe cyane mburabuturo, ariko consensus iza kugaragara ko ibaye CND. Hanyuma mwebwe Rumangabo murayivuga gute mu bigaragara ko mutari mwatumiye ngo tuyite ko ari icyemezo kiri consensuel mu gihe mutari muhari? Bizagenda gute, byagenda gute mu gihe mutakumvikanaho muzajya? Ngagira ngo hamwe no tugaruka ko tuzakubatana n'umuhuza tukagira na consensus. Ubundi se bwana Canisius, kuba FRDC izaba ifite umuntu yihagarariye i Rumangabo atariyo ihakeneye, atari isabwa kujyayo, mwebwe mukaba ntimuri yo, ntabwo mubibonamo polemique? Wese ubwo mubibona ahubwo utire ubimbaza nk'icyuzi nka mwarimu, urabona polemique yazuzwa n'iki kubamo. Niba batekereje ko tugomba kuba Rumangabo tuzahaba dute, tuzatungwa n'iki? Abantu twese abanyafurika ntabwo turya kimwe, n'imirire yacu ntabwo iteye kimwe. Niba rero mu moko 468 agize Kongo, uwo munyekongo niwe bahagarariye, sinzi akomoka hehe, ariko muri twe tujya mu buryo butandukanye. Hari abarya ibishoroka, hari abarya imbwa, hari abarya inzoka, hari abarya ibishyimbo bakanywa n'amata n'ibijumba n'ibihaza n'amashaza. Ubwo urambwira ko ushobora kujya kuntekerereza wowe, nujya kuntekerezaho mbase ugasanga batetse iyo mbwa nzahirye.
ugiye buryasaza. none se ubundi ko hari abantu b'abarwandofone ba General Rwibasira ba Masunzu bande yandi baba muri FARDC ubundi wenda nubwo nakayibajije Major Buringoma umusirikare ubundi babaho gute iyo bari Kinshasa cyangwa babaho gute mu zindi ngabo bavanze umbaze nanjye ngo ibyo barya sindizwa kandi bagaburira se ibyo ni nko gushaka kwiremamo agatsiko ka ayo sa maco yo kwangara Rumangabo bwana Kadiziyusi muvuga muti hariya tuzahaba gute mwari mwaranze Sabyinyo none biranze birakunze mushaka no kwanga Rumangabo rero ubwo byatangiye gukunda rero bitangiye kuza nibemere bashyire mu gaciro yego Kadiziyusi u Rwanda rwari ruhagarariwe na Minisitiri w'Intebe Ngirente ngira ngo mwabikurikiye ni ibintu byari live ku mbuga nkoranyambaga wabonaga ko intervention yakomeje kuzana byasaga no gushyigikira umurongo M23 nayo ikoreramo biriya ntabwo mubona yuko abantu bazavuga bati u Rwanda rwegeranye na M23 ku buryo bufatika ukurikije ukuntu habayeho guterana amagambo bwana munyamakuru ndagira ngo nkumenyeshe ko ntabwo njyewe ndi nka Perezida Tshisekedi uvuga ati mu ngabo za yase abeza n'abarundi ababi n'abanyakenya ababi n'abagande ntabwo ngusha muri uwo mutego wo kunyumvisha ko Minisitiri w'Intebe y'u Rwanda yatuvuganiraga ahubwo njye cyo nshingiyeho ni ukuri abantu rero mwongere mwibutse ko n'abajya mu ishuri haba umwana uwa mbere akaba uwa nyuma hari uwumva vuba hari uwumva nibakwe hari uwumva akererewe hari n'utumva ni ukuvuga ngo rero abantu bose sinavuga ngo kanaka yumva nabi cyangwa se kanaka yumva neza ahubwo icyo nshingiye ni ukuri uvuga ukuri wese uganisha ku mahoro niwe njyana nawe akabazo wenda kanyuma tugana ku musozo ntabwo kuba Rumangabo iri kure yaho mwigeze mugira ibirindiro muri Masisi mushobora kwiyumva nk'abasisi nk'aho ugiye kuba intabwa noneho Rucuro ikaba igiye kwibere ntabwo Rucuro iba ijya kwibera nk'umugore w'umurwakazi ngo Masisi baye Nyiranyangwa ahubwo yaba Masisi ni iwacu Rucuro ni iwacu Goma ni iwacu ahubwo ikibura ni consensus no gushaka amahoro naho ibindi byo bizikora akabazo kanyuma mbere yuko duha ubutumwa M23 igenera abakurikiranye bino biganiro hano dushobora kwibaza tuti ikiboneza mvugo cyadutse gishyashya cyitwa precantonnement na cantonnement mu gisobanura mute yaba precantonnement yaba na cantonnement byose ni amahamba ahubwo niyo reka amahamba nashyire mu kuri gushaka amahoro nyakuri kandi arambye icyitwa amahamba ni iki n'ikitari amahamba ni iki ubundi byo mwari murimo muri no minsi byitwaga ngo ikigo n'ubundi cantonnement yatangiye ubu mu Kinyarwanda ni mugira dictionnaire y'Ikinyarwanda consulter monsieur la Russe y'Ikinyarwanda oya hano tuba tubwira twe nk'abanyamakuru umuntu utazi na dictionnaire icyo bisobanuye nicyo itangazamakuru rimaze je ntabwo ibyo nkubaza ushobora kuba nzi n'ibindi byinshi genda kubaza ngo tubwire umuturage udukurikiye mbega ndibaza ngo processus ubundi yari iriho mbere kandi umuntu yakaba yita precantonnement aho M23 iri uyu munsi aho igiye ikaba ariho yitwa cantonnement complet ubundi noneho precantonnement ni iki cantonnement ni iki niba mugiye Rumangabo muri precantonnement cantonnement complet izaberahe ariko ubundi nanjye ndagira ngo mubaze yo ngo bavuze ngo kujya kwa precantonnement kujya kwa precantonnement abantu ni uzasorera nawe mbase ndetse nanjye reka ngo baze bwana munyamakuru yego ndagusubiza tuzagenda dusorewe nk'inka bazatwikorera ku mutwe bazadushyira mu gihugu ahubwo se muremera kujya imodoka icyo nicyo gisabwa muri dialogue abantu bumvikana consensus tuzagenda dute ariko kugira ngo byemere tuzatungwa n'iki tuzamara igihe kingana iki bizakorwa biti ibyo niba bitari byabase nicyo nisa amahamba rero ariko kujyayo byo murabyemera kujyayo byo nta kibazo ariko Rumangabo ibyo singumva kumbaza kujyayo yego cyangwa oya ni igisubizo kiva ku mutima w'umuntu ariko icyo nsaba nuko bikorwa mu buryo nyabwo ariko n'ubundi Rumangabo mwigeze kuyifata gisirikare mwajyayo kuko mwagiye mujya kuyifata ariko se tuyifata burya ntabwo dufata turashaka amahoro y'iwacu ntawe ufata iwabo ufata iwanyu kwa buki niba mutazajyayo rero ntabwo muri kumvira abakuru b'ibihugu ba abandi bose ni ahacu ahubwo igikuru ni uko dushaka amahoro kugira ngo duturane mu mahoro no mu mutekano Bwana Kadiziyusi umusirikare umukomeye mu Bugande yatangaje ko aho hantu muri hagiye kubera intambara y'akataraboneka ndetse ikazasiga ihiritse ubutegetsi bumwe bwo muri aka karere iyo ntambara itangazwa n'abantu ba Uganda murabona ibimenyetso byayo mu karere muyobora
uwo musirikare w'umuganda yakaba ari nde gutanga, yakaba ari nde muhozi cyangwa nyakubahwa Museveni, nakamwongera igarade kuko areba kure. None se iyo ubona indege Gisegeta ajya kwirukanka mu mahanga ajya kugura indege mu Burusiya, mu Bushinwa n'ahandi, izo ndege zigira amaso zitagitinga ngo zamenye aho zirasa kuri santimetero y'Umugande na Kongo, kuri santimetero ya Kongo n'u Rwanda. Indege ntabwo zibona, kandi ubukana bwazo n'uwo musirikare yaribonye arabireba. Gisegeta ntabwo agiye kugura imbunda zo guteka ibishyimbo, izo kurasa, ntabwo zo guteka imbwa z'iwabo. Hari ibimenyetso bihari, izo kurasa, kandi kurasa rimwe na rimwe ushobora kurasa Bunagana, uzimurashe Bunagana kwa Kamiziyo, ukarasa Bunagana kwa Museveni. Noneho bigaragara ko mu jambo rimwe ibintu by'ibiganiro birimo kuba ari nka mucezo wa ndani, n'ubundi ikiri kuri tere, nkamwe muba kuri tere, ni ibimenyetso by'intambara kurusha ibimenyetso by'ibiganiro, no gukerereza umukino. Ko navuze amahambo gatinda kubyumva, none nawe harumva utangiye kuvuga mucezo wa ndani, ayo ni amahamba rero. Nta kibazo rwose, reka nguhe kare n'ijabo ndabona shyugunga. Kanizi, nkurikije ibyo usubije mugenzi wacu David ku bijyanye n'ibyatangazwe na Lieutenant Colonel Emmanuel Katabazi, birumvikanisha ko ahantu hari intambara. Gisegeti na n'ubu ntabwo yemera amahoro, nicyo kibazo. Yaba yemera amahoro yaje tukica tukaganira nk'abanyekongo, ariko kwirwa yirukanka ibihugu ajya kugura imbunda n'indege z'intambara ntabwo ari umuti, azasenya akarere. Niba mubibona kandi mubizi ko atemera amahoro, biravuze ngo namwe hari icyo mutegura. Utagitegura yaba ari umusazi. None se watega impanga gupfe, unoze gupfa rupamba. Iyo ntambara rero Katabazi yavuze irahari tu. Uko yabivuze ubu navuye ngo ni umushishozi cyane, ni umusirikare w'umuhanga. Azashya rero. Reka tugushimire rero. Ibintu birakomeye cyane rero kuko intambara irimo gututumba mu burasirazuba bwa Kongo. Abarwanyi ba M23 baryamiye amajanja, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo iryamiye amajanja, ndetse umugambi w'abakuru b'ibihugu bya EAC wo kuba bagarura amahoro mu karere k'ibiyaga binini cyane cyane muri Kongo biragaragara ko ushobora kugonga urukuta hakurikijwe amakuru arimo gutangwa na serivisi z'ubutasi haba mu gihugu cya Uganda ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mukoroneri Emmanuel Gatabazi wungirije ushinzwe ubutasi mu gihugu cya Uganda avuga ko ibintu bigiye kubera mu burasirazuba bwa Kongo ari akamaramaza, ndetse ko intambara igiye kuba ishobora gusiga ubutegetsi bw'ibihugu bibiri buhirimye. Ibi rero ni ibintu bikomeye cyane, ndetse iyi ntambara ikaba ishobora guca ibintu mu karere k'ibiyaga bigari. Ibintu bikomeje kudogera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi ba M23 bafite ibitwaro bikomeye bakomeje gusatira umujyi wa Goma nk'uko ubutasi bwa FARDC bukomeje kubitangaza. Amakuru yandi kandi aravuga ko abarwanyi ba M23 bongeye kugaragara barimo kuva mu gace ka Rucuru berekeza mu gace ka Kibumba nk'uko abanyamakuru bakorera muri kariya gace barimo kubitangaza. Muri aka kanya rero amakuru akomeye cyane amaze kumenyekana nuko igisirikare cya Kongo cyaba cyarakoze urutonde rw'abasirikare bivugwa ko ari abagambanyi kandi bakorana na M23. Aba basirikare ngo barimo barakorerwa ishakishwa rikomeye cyane, ndetse ngo Perezida Kisekedi yaba yarateguye kubata muri yombi cyangwa se bakicwa kugira ngo intambara ya M23 irimo kurwana ibe yacika intege, kuko ngo abo ari abagambanyi kandi ngo bafasha M23. Amakuru yize warimo kutugeraho aremeza ko hari urutonde rurerure rw'abasirikare ba FARDC ubu ngubu barimo guhigwa bukware, harimo abafite amapeta ya koroneri ndetse n'abandi basirikare bafite amapeta ya lieutenant, bose bagiye mu gisirikare cya FARDC ariko benshi biganjemo abahoze mu mutwe wa RCD Goma. Amakuru kandi aravuga ko ibintu bikomeye cyane kuko Perezida Kisekedi akomeze kwikanga abagambanyi, avuga ko baba batanga amakuru kwa General Sultan Makenga. Muri aya makuru yacu rero turarebera hamwe urutonde rw'aba basirikari bivugwa ko ari abagambanyi, ndetse ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba irimo kubahiga bukware.
amakuru arimo kutugeraho aremeza ko aba basirikari FARDC irimo kubarega ubugambanyi ndetse ngo nibo barimo gufasha M23 kwigarurira uduce dutandukanye, ndetse ngo abangaba ni basomambike ba General Sultan Makenga nk'uko amakuru arimo gutangazwa na Service de Renseignement abyemeza. Muri aba basirikari rero uwa mbere ni Colonel Batinuru Ahmadi. Uyu musirikari yinjiye mu gisirikare cya Kongo mu mwaka w'2004, yabanje kunyura muri RCD Goma ndetse akabazwi cyane kuko yarwanye intambara zitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu nguyu ayoboye urutonde rw'abasirikari barimo guhigwa ndetse bivugwa ko baba bakorana na General Sultan Makenga. Colonel Rugabisha Alegisire Wisi, uyu nguyu nawe yabaye muri RCD mu mwaka w'1998 nibwo yinjiye igisirikare. Uyu nguyu yagiye mu gisirikare cya FARDC mu mwaka w'2004. Ku mwanya wa gatatu hari Colonel Nyamushebwa Aroni, uyu nawe akaba yarabaye muri FARDC kuva mu mwaka w'2004. Colonel Nyamushebwa Aroni nawe bivugwa ko yaba afitanye imigenderanire ya hafi cyane n'abarwanyi ba M23. Ku mwanya wa kane ari Colonel Mahoro Ntagenzwa Ruterera. Uyu Colonel Mahoro Ntagenzwa Ruterera nawe bivugwa ko yaba yarakoranye n'abarwanyi ba M23 ubwo ikigo cya gisirikare cya Rumangabo cyafatwaga, ndetse bivugwa ko uyu mukoloneli wagiye muri FARDC mu mwaka w'2004 nawe rwose ngo atareba neza igisirikare cya Kongo, ahubwo ngo yaba akigambanira agakorana na M23. Ku mwanya wa gatanu haraza Colonel Shyaka Muzi James. Colonel Shyaka Muzi James nawe aravugwa ko yaba ari mu basirikare batanga amakuru muri M23. Yageze mu gisirikare cya FARDC mu mwaka w'2009. Ku mwanya wa gatandatu hari Colonel Mukiza Karinga. Uyu Colonel Mukiza Karinga we yageze muri FARDC muri 2004. Ku mwanya wa karindwi harimo Colonel Nawimbi Sebanyana. Uyu nguyu nawe yageze muri FARDC mu 2009. Hari Colonel Rugango Rwenusimo na Colonel Safari Isaac, Colonel Kabayiza Rusimbi Claude, Colonel Bisetsa Muharaba Jean Jacques, Colonel Niyibizi Modeste Muzayo, Colonel Micho Rugira Claude, hakaza Colonel Mbonega Babyondo Wiri, hakaza Colonel Bisogo Ndatonda Vena, hakaza Colonel Mutumwa Albert, Colonel Ganishuri Bansoba Roger ndetse na Colonel Mutuyeyezu Kajongero we. Abo bose ni abasirikare bavugwa ko bakomerewe n'ubutegetsi bwa Kongo, hakiyongeraho n'abandi basirikare benshi cyane. Urutonde ni rurerure. Hariho Colonel Kazungu Mupenzi Philippe, hariho Colonel Muhire Sebasaza, hariho Colonel Buyanda Buhiga Ngaruye, hariho Colonel Kabukuri Kabongo Kennedy, hariho Colonel Muheto Stanislas Tambwe, harimo na Colonel Ntabagaza Bihogo Oscar ndetse na Colonel Muhire Obeka Thomas ndetse n'abandi basirikari benshi cyane. Bivugwa ko ubu rutonde rwabo rwamaze gukorwa ndetse ngo bakaba barimo gushakishwa hirya no hino kugira ngo batarwe muri yombi babe baryozwa ibyaha byo gushyigikira abarwanyi ba M23. Aya ni amakuru akomeye cyane yatugezeho, ndetse hemeza ko ibintu byakomeye cyane muri FARDC.